reka rero nanone twongere tuvuge by'umwihariko ku nzoka yitwa teniya. Inzoka yitwa teniya nayo ni imwe mu nzoka zibasiye abantu cyane, ariko nanone zishobora gukira ziramutse zivuwe neza. Inzoka yitwa teniya ni inzoka ikaze, ni inzoka ndetse igikono cyayo ntabwo kijya gipfa kumeneka vuba. Ni nayo mpamvu bavuga yuko hari aside iboneka mu matungo agera muri 2 ishobora kumena icyo gikono, hanyuma noneho kikagera hanze kikabasha kuba yabasha kwandura abantu mu buryo bworoshye. Itungo rya mbere rishobora gutuma teniya isakara ahantu henshi ni ingurube. Ingurube ifite ubushobozi bwo gutuma teniya ikwirakwira ahantu henshi, kubera ko aside zifite ubushobozi bwo gutuma cya gikono teniya yihishamo kimeneka, hanyuma igasohoka hanze. Nuko ingurube yata uriya mwanda wayo hanze, uriya mwanda ugasohoka urimo n'ayo magi ya teniya. Itungo rya kabiri ni ikimasa. Umwijima w'ikimasa ufite ubushobozi bwo gukora aside yabasha gutuma teniya igikono cyayo kimeneka. Umwijima w'ikimasa ufite aside ikomeye cyane ibasha gutuma igikono cya mimbe cya teniya kimeneka kigasohoka hanze. Nuko igihe ikimasa gitaye amase ariya amase akaba afite ubushobozi bw'uko aho agiye teniya nayo isohotsemo. Aha hantu harumvikana. Bityo rero teniya ni inzoka nini, abahanga bavuga yuko igira ubushobozi bwo kugira hafi metero 8 zijya kungana n'amara y'umuntu. Bivuze ngo ifite ubushobozi bwo gutangirira hasi kugera hasi hejuru rwose aho amara arangirira. Teniya ni inzoka nini, kandi ikindi ni inzoka igira ingingo nk'iz'igisheke. Ni inzoka igira ingingo. Izi ngingo imwe yitakaye ishobora kukongera igahita isubirana ubuzima igatangira igakora. Bivuze ngo niyo mpamvu teniya idashobora kuzira umuntu, niyo umuntu uyifite ashobora kutayituma ngo ishiremo yose. Ugasanga yitumye igipande kimwe ikindi ntabwo gisohotse, kubera yuko igenda yicimbagura nk'ingingo z'igisheke. Hari rero by'umwihariko uburyo bumwe bwatuma teniya duhangana nayo. Si ubwo buryo ni ubuhe? Uburyo bwa mbere teniya kugira ngo uhangane nayo nuko kugira ngo ukoreshe imiti hari amarejime amwe ubanza gukoresha mbere yuko ukoresha iyo miti. Ndizera ko ahangaha humvikana. Icya mbere, urasabwa gutegura gikukuru. Icya kabiri, urasabwa gutegura inzuzi cyangwa se soya. Impamvu ya mbere, ndafata inzuzi nzikarangisha gikukuru. Nimara kuzikarangisha gikukuru, mite ntegereza nibura amasaha 2 nariye izo nzuzi cyangwa se nariye iyo soya ikarangishije gikukuru. Iyo maze kubikora rero, mfata umuti wateguwe nkabona kuwunywa. Nyuma y'ayo masaha nariye za nzuzi cyangwa se nariye ya soya ikarangishije gikukuru. Gikukuru yumvikana kwa kundi abantu bakaranga ubunyobwa kumva nyine burimo umunyu ufatika. Na gikukuru kwiye kuba yumvikana ukabihekenya, nishaka uhekenye nyine cigata ku buryo wumva ko uhekenye soya ukumva yihaze. Kuyihekenya uri bugira icyaka, uri bwumva ukeneye no kunywa amazi birumvikana. Sibyo se? Ubwo rero uri bwihangane
ibintu byose ugomba kubikora wabanje kurya mbere ya byose, mbere ho gakeya, ku buryo uraza kurya ibyo bintu ari nko kusira, ari nko kongeraho. None kiraba gisigaye ugize icyaka rero, ugize icyaka urabanza ufate detox iboneka muri kampani Shangi, ufate akayiko gatoya kamwe k'icyayi, nurangiza ushyire mu mazi ashyushye cyangwa se mu gikoma ubasha kumara, nurangiza ubundi unywe. Nihashira amasaha 2 ufate twa tunini 2 twa Ryan Salagat uturye. Numara kuturya uwo munsi nta kindi kintu ufata, haba tunemu uzayikoresha ejo, umunsi w'ejo, rusendina uzayikoresha ejo. Aha turimo kugendana. Ibi rero nubikora inshuti yanjye uzahangana n'inzoka. Mundu uzagira imyivumbagatanyo, uzumva ufite isesemi, uzakenera kuruka, uzakenera kudiyara, kimwe muri ibyo kizaza. Sibyo? Wihangane. Nutangira kugira rero kwituma ukumva hatangiye kuza. Teniya kugira ngo isohoke neza bamaze kumva ko ari irimo isohoka. Wirinda kwituma mu buryo iri bucimbuke. Ahubwo bavuga yuko bibaye byiza bifashishije uburyo bwa gakondo busanzwe, urafata amazi uyacanire aseruri. Birumvikana? Namara guserura uyahoze amere nk'akazuyazi. Namara kumera nk'akazuyazi cyagiye bamaze kujugunya umwanda bwa mbere wagiye kwituma muri wese, bwa kabiri numva itangiye kuzuzi ko wumva itangiye gukarakara mu nda, mu kibuno itangiye kuza. Icyo gihe bagusaba kwegera ya mazi, ayo mazi y'akazuyazi ukamera nk'uyicayemo. Ya mazi rero uko Teniya igenda yumva iva mu bushyuhe ijya mu bundi, igenda isohoka none imeze nk'irimo yinjira, nk'irimo yinjira mu gikono, ikaba irimo rero yinjira muri ya mazi. None igenda isohoka neza idafite ubwoba bw'uko ihura n'imbeho. Yihuye n'imbeho ihite yikunja igahita icimbukira aho igeze, hanyuma ubwo ngubwo ntibigisohotse. Ahantu harumvikana. Umuntu rero wituma Teniya tushaka igikoma kugira ngo tumuramire vuba, kuko ashaka kuyituma urebye nabi yanapfa, kuko iba ari ndende, ararabirana, atubwenge. Bivuze ngo rero umuntu wituma Teniya byanze bikunze ugomba kumutegurira igikoma hafi kugira ngo umuramire, utamuramiye no gupfa yapfa. Buriya n'umuntu wituma Mimbe niko bigenda, n'umuntu wituma Ogizire niko bigenda. Uramutse utamuramiye no gupfa yapfa, kuko igisohoka gifite ubukana, gifite imbaraga. Bivuze ngo rero kugira ngo bikemure neza uranywa iyo miti, ariko witeguye no kuramira umuntu kugira ngo adahura n'ikibazo. Murakoze cyane. Ngiyo rero Teniya inzoka mbi cyane. Umuntu ufite ibyo bimenyetso bya Teniya, hari by'umwihariko twagiye tubibona ibimenyetso bimwe na bimwe biranga Teniya. Ahari wenda nkuko twabibonye ahangaha, hari ukurwara igifu, hari gucika umugongo, abantu bari bakunda kunanuka cyane, kurwara igicuri, guhorana uburwayi buhindagurika, ushobora no gusuzuma yarembye ukabura indwara, ashobora no kuzana amabara ku mubiri, byo bita ubugondo, kubera ko ibyo bita melanine zigenda zigabanuka mu mubiri we. Iyo zigabanutse rero umuntu atangira kugira ubugondo, umubiri ugenda uhindura, abasirikare barinda umubiri ku ruhu batagenda bagabanuka. Bivuze ngo rero Teniya umuntu yirwaye ashobora no kurangwa na bimwe muri ibyo bimenyetso. Ashobora no kwikubita hasi ibyo bita igicuri, usanga umuntu yirwaye yarananutse cyane, mbese abandi barabasuzuma ngo uriya ngo arwaye sida, bavuga ngo arwaye sida. Ariko mu by'ukuri reka Teniya nayo yabikora, ugasanga umuntu yarananutse yashizemo, ugasanga umuntu yabaye nk'agasaza kandi akiri umusore, ugasanga umuntu intugu zarikunje kandi ari umusore cyangwa ari inkumi, ku buryo ushobora kumureba ukavuga uti uyu muntu rwose pe baramuroze baramuhaye. Teniya rero nayo yabikora nshuti zanjye. Reka tuvuge ngo
ibimera ni umwami w'imbaraga mu guhindura ubuzima bwawe, kandi kampani Shangi yaje kugira ngo ikemure icyo kibazo. Imiti rero hari wayumvise, sibyo se? Niba wayumvise rero igisigaye tuzagufasha no kungaruka, ariho tuzaguha kanswa juice kazaza kamuramira kugira ngo agende agarura imbaraga, sibyo se? Kanswa juice from Shangi Company Limited gashobora gufasha umuntu mu bijyanye no kongera imbaraga no kugenda koza ya myanda yasigayemo mu mubiri. Kanswa juice babantu bafite ibibazo by'ubuhumekero, babantu bafite ibibazo by'inkorora, babandi bafite ibibazo byo gusuhererwa kumva arananiwe mu mubiri, akumva afitemo ibinya, kanswa juice yabikora. Babantu bagira ikibazo cyo kugugara mu nda, kumva mu nda bitameze neza, kanswa juice yabikora. Bivuze ngo rero iyi kanswa juice umuntu ayikoreshe arimo yivura ziriya nzoka, biroroshye cyane kugenda agarura imbaraga, asubira mu murongo nyawo, bityo mu gihe kiri imbere akaba atanga ubuhamya bwiza avuga ngo kampani Shangi yamaye umuti nkiri inzoka. Nibyo rero duteza abanyamuryango bacu, abadistributor bacu n'inshuti zibasha kutwumva aho bari hose, abantu baba batwumva, tuba tubabwira ngo uko byagenda kose twaje kugira ngo dufashe abantu kugira ubuzima bwiza, by'umwihariko nidufatanya kandi tuzabigeraho. Aha rero ni hahandi tubwira buri muntu wese ngo ntibishoboka, ni muri umuntu wo gutsindwa, birananiye, ni igisubizo cy'abaswa. Kubera iyihe mpamvu? Kubera ko umudistributor wacu wamaze kwiga ibyigisho neza, azi neza ko hari abantu bakeneye gufashwa kandi bahari, akwiye gushyira iyi nkuru ndetse by'umwihariko akanabafasha. Birashoboka rero ko mu turere dutandukanye, ahantu hatandukanye bakeneye kuvurwa, kandi ubwo bakeneye kuvurwa abenshi bagiye bababesha mu buvuzi butandukanye, ariko uyu munsi kampani Shangi kaza ikavuga iti reka dutoza abadistributor kugira ngo babimenye, nimara kubimenya bagende babikore mu turere dutandukanye. Hari ahantu hose birashoboka ko abantu bakeneye gufashwa. Njya nkunda kubona abantu bamamagara bambwira bati uyu muti ko ngushaka ndawubona gute, uyu muti ko ngushaka ndawubona gute. Ikimenyetso simusiga cyuko abantu bamaze gusobanukirwa neza n'Shangi icyo ari cyo. Abenshi barahamagara bati uyu muti ndawushaka, umuti ukora ibintu ndawushaka, umuti ukora ibintu ndawushaka. Je wundi hari abantu bamugaye bagera kuri bane bambwira ati bakuru b'imyaka 35 arambwira ati ndimo gushaka umuti wo guca imyeyo. Byerekana yuko buriya n'umuti wo guca imyeyo n'abantu bakuru babandi imyaka 35 bashobora guca imyeyo bigakunda. Byumvikane ko rero uwo twarawumuhaye nyuma y'iminsi 3 arambwira ati bya bintu ndabona byemeye. Kuko mu minsi 3 burya biba bihagije rwose. Ahanga ati byemeye. Urumva rero byanze bikunze umukobwa wabuze umuranga yaheze mwanyina. Kampani Shangi igihe kirageze kugira ngo ibivuge ku mugaragaro, kugira ngo ibwire n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi bamenye yuko hari imiti myiza ikorwa mu bimera kampani Shangi ifite kugira ngo ibashe gufasha abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Murakoze rero, reka mbabwire ngo mu mwanya tujye gutanga n'igihe cyo kubaza, ubishaka ajya abaza, kandi ikindi niba uri mu rugo kumva ntubyumva, telefone irahari. Telefone zanjye narazitanze, ntabwo yantinya kuzivuga. Ni telefone ushobora guhamagara cyangwa ukanyandikira SMS ukambwira uti ndashaka usobanura ibintu bisimbyumva. Utayizi nonyanyi kubwire no ku maserabisi yacu biriho ni 078540 82 ushobora no guhamagara 0782 124 88. Ushobora no guhamagara 0788 58 28 99 0 ugasubizwa. Ushobora guhamagara ugasubizwa, biremewe rero. Hanyuma rero reka mbabwire